2024 ni umwaka munini cyane, umwaka ugizwe n'amezi 12. Ayo mezi 12 agizwe n'iminsi 365. Iyo minsi 365 iyo uyirebye ugasanga iyo minsi yose uko wayikuruye, ugasanga ntago wigeze ucika ukuguru, ugasanga ntago wigeze ucika ukuboko, ugasanga ntago wigeze urwara, ndetse niyo waba wararwaye ukajya CH ariko ukaba Imana ikagukurayo, ndetse niyo waba wararwaye ukajya Faisal ariko Imana ikagukurayo, ndetse niyo waba wararwaye ukajya mu bitaro bikomeye cyane ariko Imana ikagukurayo. Iryo ni ishimwe rikomeye cyane utabasha gufata ubwawe ngo uribumbatire. Nishimwe riremereye cyane, rifite imbaraga cyane utabasha kumva uko bimeze. Twabonye amezi 12 n'iminsi 365. ni iminsi ifite ikigero utamenya uko kirondoreka. Bishatse kuvuga iki cyangwa nshatse kukubwira iki? Nshatse kukubwira ngo ugomba gushima yuko Imana yakoze ibikomeye cyane kandi birenze ku buzima bwawe, ariko kandi ngarukanye n'ubuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe bw'uyu mwaka wa 2025. Umwaka wa 2024 wahuye n'ingorane nyinshi cyane, uhura n'ibibazo bikomeye cyane, uhura n'inzitizi zikomeye cyane, ubona mbese hirya no hino birakomeye cyane. Ariko uyu mwaka wa 2025 nze kukubwira ngo nubwo wahuye n'ibikomeye, ariko Uwiteka kuzaniye ubundi butabazi bukomeye ku buzima bwawe. Hari igihugu uherereyemo hirya no hino ubu tuvugana ntago nkizi, ariko icyo nzi cyo Imana iri kumwe nawe ku buzima bwawe. Imana iri kumwe nawe ku buzima bwawe. Watangiye uriya mwaka wa 2024 urwaye, watangiye uriya mwaka wa 2024 utangira n'amadeni, uriya mwaka wa 2024 warawutangiye utangirana ibibazo, uriya mwaka wa 2024 warawutangiye utangirana intambara zikomeye, uriya mwaka wa 2024 warawutangiye rwose ubone bwawe biragucanze kugira ngo uzawurenge, ubona n'intambara zitashoboka. Ariko ncahangaha kuri kamera ngo nkubwire ngo nubwo wawutangiye uriya mwaka wa 2024 ukabona ibintu birakomeye ku buzima bwawe, ukabona nta mahitamo y'ubuzima bwawe, nje kukubwira ngo uyu mwaka wa 2025 ibyo wari waragerageje mu mwaka wa 2020 bikananirana, uyu mwaka wa 2025 bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Mana yaratubwiye ngo tuzategeka, ngo kandi ngo tuzategeka rwose, ngo n'imisozi ngo tuzayimura. Ikintu cyambere nje kukubwira ngo tuje gutegeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi nukuri jambo Imana yavuze ntago rijya risaza ngo rikuka amenyo, ngo cyangwa se ngo gitwaza akabando, ntago bishoboka. Jambo Imana yavuze rirakomera kandi rikora ibikomeye ku buzima bwawe. Kimana yaremye ntago, Kimana yavuze kiraremeka. Haleluya, 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 haleluya. Uraho mama, uraho uri muri Amerika, uraho. Yesu ashimwe. Reka nkubwire, umaranye ikibazo gikomeye ku buzima bwawe, wabuze amahitamo yo kuba watabarwa n'Imana. Ariko reka nkubwire ngo uyu munsi hongera usugunye urushundura rwawe. Yeshaje kugutabara, yeshaje kukurengera, yeshaje kugira neza. Mana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umukozi w'Imana ngwino dufashe.
ngwino dufashe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufashe. Gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri. Imana yambwiye unze mbikubwire. Haleluya. Gutegeka kwa kabiri ibice 31 umurongo waho wa 8. Somera uwo murongo asigaye ubundi mpanure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Gutegeka kwa kabiri ibice 31 umurongo waho wa 8. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ubwe azakujya imbere. Uyu mwaka Uwiteka ubwe azakujya imbere. Azakujya imbere mama. Azabana nawe. Ntazagusiga. Ntabwo azigera gusiga. Ntazaguhana. Ntutinye rwose. Ntukuke umutima. Amen. Ubu buhanuzi n'ubwawe mama. Reka nkutangariza ngo uyu mwaka wa 2025 Uwiteka azakujya imbere. Dore iyi ni itariki 2 z'ukwezi kwa 2025. Ariko ubuhanuzi nkusaniye buravuze ngo ntutinye, ngo ntukuke umutima. Haleluya. Ngo azakujya imbere. Haleluya, haleluya. Ngo azakujya imbere paka y'amezi 12 arangiye. Mana ishimwe. Ugiriwe umugisha wo kubona kino kiganiro. Ugiriwe umugisha wo kumva buhono buhanuzi. Kandi iri jambo ndumva rigiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Kandi ubu buhanuzi ndumva bukugezeho. Ndumva bugiye kuguhagurutsa ku gisasiro. Ndumva bugiye kuguhagurutsa ku burwayi warumaranye imitsi. Mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ngo ntutinye, ngo Imana izakujya imbere. Uriya mwaka wabuze uwakujya imbere. Uhura n'uburwayi ubura uwakujya imbere. Uhura n'ubushomeri ubura uwakujya imbere. Uhura n'intambara ubura uwakujya imbere. Uhura n'ibikomeye cyane ubura uwakujya imbere. Ariko ubuhanuzi nkusaniye ntukuke umutima, ntugire ubwoba. Yabanye na Mose mu butayu, niyigiye kubana nawe. Yabanye na Eliya, niyigiye kubana nawe. Ntutinye mukobwa, ntutinye mama, ntutinye rwose, ntukuke umutima. Imana izakujya imbere, kandi ahataringaniye izaharinganyiza. Birashoboka yuko wari ufite ibibazo bikomeye, ariko Uwiteka arakubwiye ngo ntutinye. Mana ishimwe. Reka nkubwire. Haleluya, haleluya. Ndumwe mu bahanuzi bagomba kuvuga iby'Imana ivuze. Ndumwe mu bahanuzi bagomba kuvuga iby'Imana itegetse. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ntutinye wa mubyeyi we. Birashoboka ko warumaranye uburwayi iminsi, uburwayi buri mu nda, ariko ntutinye. Haleluya, haleluya. Umaranye uburwayi iminsi myinshi umutwe, urwara umutwe, ariko ijambo rirabwiye ngo ntutinye. Imana igiye kugendana nawe, igiye gukorana nawe. Umaranye uburwayi kanseri iminsi myinshi mu nda, ariko Imana igiye gukorana nawe. Imana igiye gutangirana nawe uyu mwaka. Imana ishimwe cyane. Jambo ry'Imana rirambwiye ngo ntutinye. Ntutinye ngo niwihebe. Wigira ubwoba bw'ibyo ubona, wigira ubwoba bw'ibikuzitiye, wigira ubwoba bw'ibikomeye ku buzima bwawe. Imana iracyahari kandi iracyakomeye. Kandi nigeze nsoma ijambo rirambwira ngo iri hejuru ya byose, ngo kandi uko ijambo ryayo rikora ngo rizahora rikora. Ngo kandi ijambo ryayo ni inkota, ni inkota ihinguranya, ngo inkota ifite ubugi bwinshi. Nyemerera rero wumve buhoro buhanuzi
buhanuzi ni ubwawe, ubuhanuzi ni ubwawe rwose, ni ukuri rwose ni ubwawe. Imana isenye imigozi yari iri ku buzima bwawe, Imana isenye rwose kuri uyu mwaka wa 2025. Imana yitamurire ku buzima bwawe, Imana ikora ibikomeye cyane. Haleluya, haleluya. Twagiye tubona Imana ikiza abantu bakomeye, twagiye tubona Imana ikiza uburwayi, twagiye tubona Imana ikiza za kanseri, twagiye tubona Imana ikiza za diabete. Haleluya, haleluya, haleluya mwene data. Igihugu cyose uherereyemo ntago ngewe nkitayeho, ahantu hose uherereye ntago mpitayeho, ariko icyonzi cyo ni kimwe, nuko nje hano kuguhanurira nkubwira ngo ibyari bikomeye muri uriya mwaka wa 2024 ubu ngubu Uwiteka agiye kugukorera byoroshye, agiye kugukorera deliverance, agiye kugukorera deliverance, agiye kugukorera deliverance. Haleluya, haleluya. Nigeze nsoma ijambo umwe riramfasha, ijambo rimwe rirambwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye. Haleluya, haleluya. ngo izakomeza kuturokora. Iryo jambo nkunda kurivuga. Reka nkubwire mama, Imana irakurokoye kandi kurokoye ubyara. Imana irakurokoye mu izina rya Yesu. Imana irakurokoye uburwayi wari ufite, Imana irakurokoye. Ubwo burwayi bwawe ntabwo bwarwo kukwica, ahubwo nukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, nukugira ngo Imana ishyirwe hejuru, nukugira ngo Imana ikore ibirenze ku buzima bwawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Gukiza kw'Imana ntago bisaba ingabo nyinshi, gukiza kw'Imana ntago bisaba ingabo nyinshi rwose. Imana yakoresha n'ingabo nkeya, ariko ku buzima bwawe bigakoreka. Imana yakoresha n'ikiganza cyayo, ariko ku buzima bwawe bigatungana. Imana yavuga ijambo rimwe gusa, ku buzima bwawe bikemera. Imana yategeka rwose, ku buzima bwawe ukabaho neza. Imana yategeka rwose, abakurogaga bikavaho. Imana yategeka rwose, abari baravuze ngo ntago uzashaka, nukuri rwose ugashaka. Abari baravuze ngo ntuzabaho, nukuri rwose ukabara imyaka 100. Bari baravuze ngo ntuzashaka umugabo, nukuri rwose ukamushaka. N'ijambo ry'Imana iyo rivuze ntago rijya risohokera ubusa, ahubwo risohokera icyo yavuganye risohoka rikoze icyo Imana yavuze. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nyemereranya guhora ku ngoma, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ubwo ndimo vuga rino jambo ryawe rikore ku mitima ya benshi mu izina rya Yesu. Ubuhanuzi ni ubwawe Mana. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ntago nzigera mvuga icyo Imana itambwiye, ntago nzigera mvuga icyo Imana itantegetse. Nzavuga icyo Imana yambwiye. Dore yuko abantu benshi basigaye bavuga ibyo Imana itababwiye kugira ngo bashimwe n'abantu. Nukuri rwose ushobora gushimwa n'abantu, ariko ku Mana nushimwe. Ibyo byose ingororano zose ni zeru. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariwe gukorera Imana. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariwe kuvugira Imana. Cyo tuzi cyo ni kimwe, twahamagariye kwamamaza Uwiteka. Dore abandi barimo bamamaza ibyabo, dore abandi barimo bamamaza ubusinzi, dore abandi barimo bamamaza ibyabo, ariko icyo tuzi cyo ni kimwe. Abandi bakamamaza uburaya, abandi bakamamaza ubucuraguzi, ariko twe tuzamamaza ishobora byose. Tuzamamaza Imana yacu bwite. Babyanga batabyemera, Imana yacu iracyakora. Babyanga batabyumva, Imana yacyarema. Babyanga batabyumva, uyu mwaka Imana igiye gukora ibikomeye. Haleluya, haleluya. Dore bamwe bagiye Yo, haleluya, haleluya. Dore bamwe bagiye kubona amazu bari barabuze mu 2024. Dore abandi bagiye kubona amamodoka bari barabuze muri 2024. Dore abandi bagiye kwakira, dore abandi bagiye kwiga za kaminuza bari barabuze uburyo baziga 2024. Dore abandi bagiye kwakira amafaranga bari barabuze 2024. Nukuri rwose wowe byumvishe, ndakwinginze kugira ngo ubyizere, kuko icyo wabuze muri mwaka 2024 ugiye kucyakira muri uyu mwaka. Dore bari baragucukuriye imva, ariko Uwiteka yigukuriyeho. Nukuri rwose Uwiteka arayitsibye. Ijambo Imana yavuze ntago risaza ngo rikuka amenyo. Ijambo Imana yavuze rirakomera. Ijambo Imana yavuze, haleluya, haleluya. Nigeze ncoma ijambo rirambwira ngo niyo yaturemye turi urusoro, ngidushyira mu nda za mama, ngo ninakize niyo izigiye tuzapfira, ariko abarozi bagerageza kudutekinika kugira ngo
tuve ku isi igihe kitari cyagera, ariko ntabwo bizegera bishoboka. Ijambo yavuze ku buzima bwacu rizakomera, ijambo yavuze ku buzima bwacu rizabaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri rwose Imana icyo yavuze irirahira ikagikora. Haleluya, haleluya. Yarirahira avuga ngo ntabwo nzigera nticuza icyo navuze rwose, kuko ndi Imana. Yo, haleluya, haleluya. Umuntu ashobora kukwemerera etaje, nukuri rwose uribuye kwizana mu gitondo. Haleluya, haleluya. Wagerayo rwose ari bugushinyire sheke agahita akubwira ngo yabivuyemo, ariko Imana yacu ntabwo ijya ibivamo. Umuntu ashobora kukwemerera amafaranga, nukuri rwose yayakwemereye, ariko nukuri rwose wayapangiye, nukuri rwose wapanze kurishyura abana Venerevare, nukuri rwose wajyayo agahita akubwira ngo yabivuyemo, yabihinduye. Imana yacu yo mwahanye gahunda, aho mwayihaniye niho muhurira. Nukuri ikora ibikomeye kandi igakora ibirenze. Imana ishimwe cyane. Umuntu ashobora kwihinduka, nukuri kw'Imana, ariko Imana yacu ntago yihinduka. Umuntu ashobora kubwira ngo ugende muhurire kuri banke, nukuri rwose wumvaga yuko Imana iguhaye amaronko, ariko bigahinduka. Imana ishobora kukubwira icyo yakubwiye cyose kirasohora. Nyemerera rero data wa twese wumve icyo Imana irimo kuvugana nawe. Nyemerera nyaguhora ku ngoma, bano bantu bumve icyo urimo kuvugana nabo. Yo, haleluya, haleluya. Birashoboka rwose, birashoboka. Umuntu akubwira ngo tugende mu mujyi rwose, ndakugurira akambaro kameze neza, ndakwambika rwose uraberwa, ndakwambika rwose wambara meza, ariko nukuri rwose wamara kugerayo wagerayo witeguye, nukuri rwose bikanga. Ariko ndagira ngo utangarize ngo icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Sifa ngo Mungu. Haleluya, haleluya. Icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Nasomye ijambo rirafasha rambwira ngo ahirwe uwizeye icyo yabwiwe n'Umwami Imana ko kizasohora. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora ku buzima bwawe. Nukuri rwose reka ngutangarize iki kintu, icyo wabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Ubyangu byemere. Twebwe dufite ibihamya n'ibimenyetso. Satani agerageza kurwana, akageza gukora, ariko ararwana, ariko ntago ari umunesha. Gerageza ararwana, ariko ntago ari umunesha. Mwene data wodukurikiranye n'imotsoza, ndagira ngo utangarize ngo Satani nta ntwara afite zo kukurwanya. Satani nta ntwara afite zo kukurwanya. Ese wari uzi neza yuko Satani yaje kukurwanya akurwanisha intwaro agusanganye? Iyo agusanganye intwaro y'agahinda, agufatana n'intwaro y'agahinda, akakurwanisha ya ntwaro y'agahinda ufite, agahita agenda akabwira agahinda ngo mubwira yuko apfuye birangiye, nawe ugahita wumva yuko upfuye birangire. Iyo agusanganye intwaro y'ubushomeri, ahita akubwira ngo nyine ubushomeri buragufasha. Ariko nukuri rwose ndagira ngo utangarize ngo Satani nta ntwara afite zo kurwanya, nubwo byagenda gute. Ndagira ngo ubwire ngo icyo wavuganye n'Imana kizasohora uko byagenda kose. Sifa kwa Mungu. Mana ishimwe. Birakomeye ku buzima bwawe, ariko ntago byayirenze, iracyakora. Mana ishimwe. Birakomeye ku buzima bwawe, nubwo byakurenze, nubwo byarenze inkombe, ariko ntago byananiye Imana gukora. Iryo jambo nsorejeho. Yego, nubwo byarenze inkombe, ntago Imana byayinaniye gukora. Amen. Nubwo byarenze inkombe, ntago byigeze binanira Imana gukora. Uyu mwaka wa 2025 ni uw'amashimwe ku buzima bwawe. Hahirwa umuntu ubonye kino kiganiro, wowe ukibonye ubyakire ku uyu mwaka wa 2025 atari uwo gukenyuka, ahubwo ari ukubaho. Ahubwo ari ukubaho. Wowe ugiriwe umugisha ukaba ubonye kino kiganiro, ukaba ukibonye rwose, ukagirirwa umugisha ukakibona, menya ko wabayeho kubaho. Kandi uyu mwaka ni ukuri rwose Imana irakugaburiye.
wenda bizashoboka yuko uzasubira inyuma, ariko ntuzasubira inyuma, ntuzibagirwe aho Imana yagukuye. Uko wari uri 2024 siko uyu mwaka bigiye kuzakugendekera 2025. Nubwo hariho bakubwiye ngo birarangiye, ariko haracyariho zakugenda imbere. Haleluya. Nubwo hariho bakubwiye ngo urapfuye, ariko haracyariho ijambo witinya. Haleluya. Haracyariho ijambo witinya sha. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Mana ishimwe. Haracyariho ijambo ngo witinya. Mana ishimwe. Uko Imana yabanaga na Mose, haleluya, niko Imana igiye kubana nawe. Mana ishimwe. Ko Imana yakoze ibikomeye, igaca inyanja, Abisirayeli bakambuka. Bari bari muri gihugu cya Egiputa, bari bari mu gihugu cy'umubabaro, bari bari mu gihugu cya Farawo, bari mu gihugu giteye ubwoba, birirwaga bakubitwa, birirwaga bari mu gahinda gakomeye. Ndagira ngo ngubwire ngo Imana ikwaye inzira muri uyu mwaka 2025. Ndagira ngo utangariza ngo Imana iguhaye inzira, igutambukije ahumutse nk'uko Imana yambukije Abisirayeli ahumutse. Nukuri rwose igiye kugukorera ibikomeye. Ufite amahirwe yo kuba wowe kino kiganiro. Imana igiye kugukorera birenze cyane kurenza 2024. Amen. Umva nkubwire nshuti yanjye ngo barayambutse ngo bageze hakurya, Abisirayeli bamajije kugirirwa neza n'Imana, ngo barangije ngo baracuranga. Reka ngutangarize ngo Imana igiye kuguha umunsi wo gucuranga. Imana igiye kuguha ibihe byo gucuranga. Imana igiye kuguha ibihe umunezero wo gucuranga. Abisirayeli barambutse bageze hakurya ngo baracuranga. Wambutse nawe uyu mwaka ugeze muri 2025, ariko Imana iguhaye inanga ngo ucurange. Wahuye n'ibikomeye muri 2024, ariko Imana iguhaye intanga ngo ucurange. Ugiye gucurangiza umunezero, ugiye gucurangiza amashimwe, ugiye gucuranga mama, ugiye gucuranga papa, ugiye gucuranga mubyeyi, ugiye gucuranga, ugiye gucuranga, ugiye gucuranga, ugiye gucuranga. Nuko nkubwiye ugiye gucuranga, nuko rwose ugiye gucuranga. Reka dusoze dusenga Imana twisengere. Wagiye gucuranga. Nta kundi. Iki Imana yavuze iragikurikira. Amen. Reka dusenga Imana. Amen. Kandi nukuri rwose dusenga Imana. Wakire yuko ugiye gucuranga ubyara neza. Haleluya. Ugiye gucuranga ugura inzu nziza. Ugiye gucuranga Imana iguha imodoka. Ugiye gucuranga nukuri rwose upanga business yawe neza. Ugiye gucuranga udeduana amaduka yawe. Ugiye gucuranga udeduana imodoka mu bwato. Ugiye gucuranga, ugiye gucuranga, ugiye gucuranga. Kandi rwose reka nkubwire, iri sengesho ngiye kurisenga rwose, ngiye kwinginga Imana ishobora byose. Ikintu cyose cyari kikwicariye ku buzima bwawe, nukuri rwose ngiye kurisenga, kirahita gihaguruka kuko ubu ngubu ndi mu mavuta yisumba byose. Amen. Kirahita gihaguruka rwose. Niba ari n'imyuka mibi ikuriho, irahita kuvaho uyumva rwose. Kandi rwose pe urahita kuvaho uyumva, kuko twahawe ubutwari bwo gutegeka inzoka na skorpiyo. Ngo kandi ngo niyo tuzajya ikitwica ngo nta kintu kizadutwara. Ubu ngubu ndi mu butware bw'isumba byose. Nukuri rwose ngiye gutegeka igihugu cyose waba urimo, ntago nkuzi, ariko icyo nzi cyo nuko ikintu cyose cyari kikwicariye ku buzima bwawe kigiye kuguhaguruka. Aka kanya kigiye guhaguruka. Haleluya. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana mama. Tugiye gusenga icyiciro cyose waba urimo.
ndakwinginze kugira ngo wizere. Uburwayi bwose bubaho nabonye mu buzima bubaho. Nepo, uzi uburwayi nabonye bubaho mu buzima ni uburwayi bwo kutizera. Yego. Uburwayi bwo kutizera ni ukuri kw'Imana buragatsindwa. Uburwayi bwo kutizera uzi ko umuntu ashobora kuba yatumva Imana iguha imodoka kandi ari Imana yabivuze, ariko niwizere ni ukuri kw'Imana. Ariko aka kanya ngiye gusengera abantu, birasa icyambere birabasa n'ukwizera. Ariko nanjye mpagaze mu mavuta y'isumba byose, mpagaze mu kuboko kw'isumba byose. Imana igiye kubagirira neza. Ni ukuri rwose ngiye ndumva Imana igiye gukora ibikomeye. Umuntu wese udukurikiye ni ukuri Imana igiye kumukorera ibikomeye, kuko ndumva ndi mu mavuta, amavuta adasanzwe. Ni amavuta tutagura muri butike ngo tuteke amafiriti. Oya, abyumve neza abantu. Amavuta turimo, amavuta ndimo ntago ari amavuta ya Elayo, aya ngaya bahaha. Oya, amavuta ndimo ntago ari amavuta y'ibihwagari. Oya, ahubwo ni amavuta duhabwa n'isumba byose. Ni amavuta duhabwa n'Imana ikora ibikomeye kandi ikora ibirenze. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Icyo ukora cyose ni ijambo ryawe. Urategeka kandi ukavuga bikaba. Nigeze nsoma ijambo rirambwira ngo na nyuma ya zeru urakora. Yo haleluya. Mana ushimwe. Ngo na nyuma ya zeru urakora. Ngo na nyuma ya zeru urakora. Nyemereranya guhora ku ngoma kubw'izina ryawe ndetse no gutegeka kwawe kwera. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngo abantu ngo nago bajya bemera yuko gukora, ariko ikitwemeza yuko ukora kandi ikitwemeza yuko urema nuko na nyuma ya zeru ukora. Ariko abantu bo zeru iyo bayibonye bayibona nk'ubusa. Imbere yawe zeru ni y'agaciro gakomeye cyane. Zeru ni umubare ukomeye cyane. Ariko abantu twebwe iyo tubonye zeru tuyifata nk'ubusa. Zeru ni umubare udakoreka ku buzima bwacu. Zeru ni umubare tureba tukabona rwose umubare wa zeru nta kintu umaze. Ariko imbere yawe zeru ikora ibikomeye. Ariko imbere yawe zeru ikora ibidasanzwe. Ndasenga mpagaze mu butware bwawe. Umuntu wese ufite ikibazo cyari kimwicariye, aka kanya ndasenga kugira ngo kimuhagurukeho. Ndasenga ngo kimuhagurukeho. Imbaraga mbi z'umwijima zigenda. Haleluya. Imbaraga mbi z'abadayimoni zihunge. Imbaraga mbi z'abarozi zihunge. Imbaraga mbi z'abakonikoni zihunge katika jina la Yesu. Ngo nibakire uburibwe bwabo bagende, ngo nibakire uburibwe bwabo bahaguruke. Ndabona hari aburimo guhagurutsa rwose. Uri Imana ishobora byose. Cyubahiro ni kibi cyawe mwami wanje. Urongera urambwiye ngo zeru ngo imbere yawe irakora. Haleluya. Mana ushimwe. Zeru rwose imbere yawe irakora. Baba. Zeru ikora ibikomeye imbere yawe. Twebwe turayibona tukayibona ari zeru, ariko imbere yawe irakora. Nyemeranya guhora ku ngoma rero. Amashimwe na yawe n'icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi bazahore bagushimwa ibihe n'ibihe. Ndasenze ngo icyubahiro cyawe gikomeze gushyirwa hejuru. Ubahaye indirimbo yo gucuranga, kandi bazacuranga muri uyu mwaka wa 2025. Ngaho rero komeza gushyirwa hejuru, kandi icyubahiro cyawe gikomeze gushyirwa hejuru. Uzahora iteka ryose mucunguzi wanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti niho nizeye kandi urakoze. Amen. Kubwo bikoze ndagushimiye mwami. Amen. Haleluya. Mbere ko tukurekura tugira ngo utange nimero ya telefone. Imana ishimwe kandi Imana ikoze ibirenze. Ngira ngo nababwiye amazina yanjye ni Nzaramyimana Pierre. Amazina yanjye ni Nzaramyimana Pierre. Sinzigera nirata. Sinzigera mbese ahubwo nzirata Imana yanjye. Nomero ni 0788 59 84 26. Nomero yanjye nanone nyisubiremo ni 0788
59 84 26. Amazina ni Nzaramyimana Pierre. Yesu aguha umugisha kandi akwagurira imbago. Salomo, shalomo, shalomo, nawe ubutaha.